ntago nkuko nabivuze ntago mushobora kubana nk'abamarayika mushobora kugira ibintu mutumvikanaho ariko ubundi atari ibyo ngibyo urugo famiye niho hantu hambere wahungira. Ngiye kuva kera nkiri mutoya nabaye responsible w'ubuzima bwanjye ndi mutoya ku buryo inshingano nyinshi wenda abantu bamwe na bamwe bakora bakuze nazitangiye nkiri mutoya. Nibaza yuko rero byamfashije, ntago rero byigeze bingora ahubwo mbona ari fun. Yewe nta bintu byancana kubera yuko nyine uko twari tumeze na Clement n'ubu niko tumeze. Ntago ari paradiso wenda hari abajya bavuga ngo hari igihe biba imyaka ya mbere 1 2 3 sinzi ngo biba nyuma mutaramenyana neza hakagira gute birumvikana. Ntago turi abamarayika mushobora kutumvikana ku kintu birinomo cyane kubera yuko mubayeho gutyo nta kibazo na gitoya ibintu byose mwumvikana mwamubeshyana. So ibyo byo ntago nabyita yuko ari ibintu byanonze kuko ni ibintu bisanzwe utuntu dutoya mushobora kutumvikanaho ariko aparsa nta kindi ibintu byose sinzi mbabona nyine nta kintu aracyari wa mujama nyine wari umujama wanjye nta kintu kirenze mbona. Nzi guteka cyane, nzi guteka ikira, nzi guteka bisosi zitandukanye nziza, umuceri, tofu n'inyama, nk'inyama cyane wenda byose ndagerageza tuka. Pombe ntabona wagiswari sinarya umuceri sinarya umugati ibintu nk'ibyo ariko ubu byose ndakubita bisanzwe kuko ubu ngubu hari umwana mutoya mubyuka kare nta nubwo nzigiye mbikire no kubona saa 9 ndi maso yego ariko ubu biri kugenda bijya ku murongo ariko nibura saa 11 n'igice mba ndi maso mu masaa 12 niba nyine ari bujye ku ishuri nkamutunganya neza nkamutunganyiriza ibikenewe hanyuma mu gitondo ni utuntu nyine two mu rugo kureba nguyu ibyo agomba gukora ese yabikoze yabitangiye cyangwa iki. Umunsi wanjye nyine uba ari utuntu dutandukanye ngenda nkora keretse iyo harimo akazi ngomba kujya ku kazi niko mba nzi ngo ndabyuka nkora iki nimara gukora iki bigende gutya na gutya nsige bimeze gutya ningaruka ndaba narangije ibyo ngomba gukora cyangwa se ndahita nkora iki n'iki ariko ubundi umunsi wanjye ni umunsi usanzwe nk'abandi bantu birirwa mu rugo iyo batagiye mu kazi. So inshuti rero ni ibintu bigoye cyane cyane muri iyi minsi muri ibi bihe abantu barahemukirana biragoye kubona umuntu wizera n'ikintu nk'ibyo donc isi yarahindutse. Ntabwo rero njya mvuga ngo ngiye guhitamo ngo ngiye guhitamo umuntu ambere inshuti oya ni ibintu byizana ahubwo donc birizana ahubwo muri kwa kwizana muri wa mubano mugirana nibwo ubona inshuti nyayo koko. Ariko ubundi ntabwo ushobora kwifata ngo urabyutse ngo ngiye guhitamo umuntu ambere inshuti bitewe na connection agiranye n'umuntu bitewe n'ikintu mwahuriyeho mushobora kuba inshuti none ahubwo muri ya process y'ubushuti bwanyu ni kureba koko eske ni inshuti nziza cyangwa se wenda nibwo wareba bitewe nuko mubanye nuko ameze. Ngiye nkunda umuntu utagira ibintu byinshi donc
wese navuga umuntu utagira ibintu byinshi donc uri se navuga gute ya udaca imanza cyangwa se burya hari umuntu muzicarana akumva atangiye gukubita story z'abantu bose atangiye kuvuga ati ko kanaka byino akirangiza kabuti se nidutandukana nshuti yanjye njyewe uraza kubigenza uti cyangwa se ukumva umuntu muvuganye ikintu ugisohoka hanze ukisi ukibwirwa n'abantu banga wari uzi ko ari antwa ikintu cya mbere gishobora kunkurura ku nshuti cyangwa se gishobora kunyereka bwa mbere ko uwo muntu ashobora kuvamo umuntu muzima ni umuntu ubitse ibanga ntarimenye cyangwa se uretse n'ibanga ibiganiro byawe bimera nk'aho wiganirije n'ubundi byaguhezemo ariko umuntu muzavugana akantu gatoya kari aho katari n'ibanga ukumva yo disi kanaka yambwiye yuko byaye haba harimo ikibazo umuntu ugira ibanga nambaye neza mba nambaye jeans n'umupira bindi high heels kanzu atwa nuko nta yindi shusho ariko iyo numva mfite amahoro mu mutima wanjye niye nambaye aga t-shirt jeans n'inkweto zo hasi mba meze neza. Clement azi kuganiriza abana arabafata wenda nkamusigira ubungubu ntabwo agize cyane ni mukuru gusa nawe bisaba kumuba hafi ashobora kugenda akagwa nka hariya hantu cyangwa iki ariko ubundi turafatikanya ibintu byinshi guteka guteka ntabyazi ashaka gutegura agaserva abantu n'ibiki ariko yo guteka oya antuka kugeza ubu mu byo maze kubona imyaka 5 imaze gushira ntabwo irashira izashira mu kwa munani sorry kubera ejo ntitwaze tuvuga ngo yego siko mugiye kumara imyaka 5 kera mvuga abantu bamaze imyaka 5 bashaje basaze mu rugo imyaka 5 umaze imyaka 5 ukoze mahese ukumva nyine ni ibintu bitego ejo ntitwaye kubivuga niyo mpamvu nyine nawe bivuze ngo imyaka 5 imaze gushira ko ntabwo irashira ariko uyu mwaka iraba ari imyaka 5 so mu by'ukuri nta kugeza ubu nta kintu ndabona gishobora kungeza aho ngaho nubwo nemera ko ibintu byose bishoboka ariko ntago mbona yuko hari igishoboka mu byo maze kubona byashobora kuntandukanya ni mushuti wanjye tubana hano nakoze cyane.